Data mubyeyi mwiza rero mu kanya ubwo twari dutaramye ngeze gutya ngeraho narabukira nyabutse ku marembo nabonye abasa n'abasatira umuryango w'umuryango w'ingenzi mu ngamba. Data rero umbonye umubyeyi Kayihura ari utambutse arangaje sibo ngari sinazuyaje kuko nasanze ari inshuti ya data. Mubyeyi Kayihura nkundiruza muri kiganza ndamutse nanjye ngusuhuze. Derukana kera nyirakana gato cyane ukinoza muri rya toro ry'abato batari gito ngo nzakure nitwa indatwa. Mubyeyi Kayihura narakuze navuye mu mwari mwiza wamye umuryango kandi uzira umwaga. Ndakwiziye sugira cumu rivushi nkuba ya Rwanda wicare wizirwe n'izimfuro mwagendanye. Iwacu umutekano ni wose ntiyageranye igitera ku rugamba mbangutse gusumbya ndabaga ndatabara. Murakagira Imana n'u Rwanda kandi urakagwira mubyeyi. Reka tubifurize kugira ibihe byiza mwe mukomeje gukurikira gahunda za Ndi Itara wenda ku batarabimenya ni urubuga tuzajya tunyuzaho ibiganiro bitandukanye ariko cyane cyane ibigaruka ku mpano yaba abahanzi cyangwa se abana batoya urubyiruko bafite impano zidasanzwe ariko bakaba barabuze uburyo bwo kuzimenyekanisha. Tugiye kuzajya dufatanya ntabwo burya hari ababuze uburyo bwo kuzimenyekanisha, hari n'ababa basanzwe bazifite ndetse zinazwi. Tuzajya tubaganiriza, dufite byinshi dushobora kwigira no kuri abo bantu. Uyu munsi rero dufite umutumirwa wacu twatumye muri kino kiganiro, njye ugiye kukibagezaho ndi Idukunda Kayihura Emma Sabine, ni nanjye tuzajya tubana muri gahunda zitandukanye za Ndi Itara. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa muto cyane aratwibwira. Ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Hanyuma uratwibwira nurangiza utubwire n'ibyo ukora, ushaka utwibwire mu buryo bwawe bwa kinyamwuga. Murakoze. Murakoze, ndi umwari, ndi umwana utari gito, nkaba ndi umunyiginya mu bandi, ndi nyakuzura ubandi, ndi iwabo w'abeza nunsiganuza zose baraza kukubwira uko ndi, ariko kandi ntabwo ndi bwishire murandeba, ndi umunyarwandakazi ukwiye, ibyo birambira nkabikunda, nkaba imbanza bigwincengerana musango ya Harinda Intwari. Data wandi akankundira umama nkahita umukunde ni Kayiranga, Kayiranga n'uwa Harinda Intwari, Harinda Intwari yo ntwari nkunda kwirehera n'iya Nyandwi. Nyandwi n'uwa Muzigirwa n'uwa Ndabarisha ka Munyiginya, nanjye nkitwa umwari uzira umwaga mu Banyiginya. Icy'ingenzi nkaba indatwa mu gitaramo, itaramana n'abataramyi bakizirwa bigatinda ariko bitarabarambiye. MC Tumukunde cyangwa se MC Fin. Mugira Imana n'u Rwanda. Wow, mugira Imana n'u Rwanda. MC Fin. N'ubwa mbere tuganiriye nawe, ese wenda nk'umuntu ukubonye bwa mbere tujya tubona ko abantu benshi bakora ibi bintu bigendanye no kuyobora ibirori bitandukanye ariko cyane cyane ibyo mu bukwe bwa Kinyarwanda usanga harimo abasore ndetse n'abagabo benshi cyane. Byaje bite kugira ngo umukobwa ukiri muto nkawe wisange muri ibi bintu? Wabikunze ute? Watangiye kumva wabikora ryari? Ntabwo ari ibintu navutse cyangwa se nakuze niyumvamo ko nzakora. Nta nubwo nari mbizi cyane, nta nubwo nari nzi ko binabaho, ariko naje kubikunda niga muri secondaire. Ngeze mu wa kane nari umusizi ku ishuri. Natangiye impano y'ubusizi niga mu wa kabiri secondaire, then ngeze mu wa kane rero nibwo naje gukora igisigo kimwe mu bukwe. Umugeni yaransabye ati uri umusizi mwiza ndagukunda, ndashaka ko unkorera igisigo kiriza umugeni ndetse gishimira ababyeyi mu bukwe. Naricaye ndagikora, ngeze mu bukwe arabikunda cyane ndetse ararira nk'uko yabyifuzaga, n'ababyeyi barishima nk'uko yashakaga kubashimira. Ubwo rero nahuye n'abandi bantu bambwira ngo ndashaka nanjye kuzaza mu bukwe bwanjye ukankorera biriya. Nuko rero byaje ntangira mvuga imivugo mu bukwe yo kuriza abageni, yo gushimira ababyeyi mu bukwe. Impano iza gukura gutyo, ariko nyuma nkahura n'abantu bambwira ngo ufite impano ariko ntabwo uyikoresha neza. Naje gura n'umuyobozi witwa Rugwiro, niwe wambwiye ngo ufite impano nziza cyane ariko uyiryamisha, yihagurutse uyimenyekanisha. Namubajije uburyo rero ibyo nabikoramo, arambwira ngo uyu mwuga dukora nawe wawukora. Ntabwo ari abakobwa benshi bawukora, yambwiye ko azi umukobwa umwe ukora, ariko nanjye ubwo naza nkagerageza. Kuri njye numvaga ari ibintu biri kure, ariko kuko mu rugo nabo barabikundaga, hari uwo ngo bigeze kubona bikora. Umukobwa barabikunda bakanshishikariza kuba nabikora kubera iyo mpano yanjye, n'abandi bagakomeza kumbwira ko ibyo bintu mbishoboye.
nuko byaje numva ndabikunze. bwa mbere ubikora wari ufite imyaka ingahe? Bwa mbere igihe wakoraga ibyo ngibyo uwo muntu wakubonye akagukunda yarakubwiye ko agukunda avuga ati wankorera igisigo kandi bikagenda, wari ufite imyaka ingahe? 18. Wari ufite imyaka 18. Yego. Ku myaka 18 watangiye kuriza abageni, watangiye Yego. which is good, ni byiza cyane. Hanyuma ikintu umuntu ashobora kwibaza muri aka kazi ko nyine ari abakobwa muri mbarwa mugakora, ni ibihe by'umwihariko ushobora kuba warahuriyemo nabyo wenda utarabitekerezaga? Hari abantu bashobora kuguca intege bakavuga bati ibyo bintu ugiyemo ni iby'abasore. Iyo umukobwa agiye mu bintu batamumenyereyemo bumva azaba adashobotse se, cyangwa se afitemo nk'akantu k'ubugabo ukuntu bakumva ni nk'ibiki wenda wagiye uhuriramo nabyo muri uru rugendo? Ni ibiki abantu bagiye bakubwira bataramenya ko uzabikora kandi bikagera kure? Umwihariko wa mbere navuga ni ukubikora batabyumva ariko nyuma bakabikunda. Nabitangiye, hari ukuntu utangira ikintu ntabwo ari ikintu kimenyerewe kubona umwana w'umukobwa yaje noneho mu bukwe bwa kinyarwanda, hari abasaza, hari abantu bakuru ndetse n'abantu bakoze ubukwe bandusha imyaka, kubona noneho umwana aza guhagarara imbere y'abantu akagira ibyo avuga, kubyumva mbere y'uko ubukwe butangira ni ibintu biba bitoroshye. Ariko nyuma yo kubikora, iyo niyo mbogamizi ya mbere ubundi nabanje kugira. Kumva nk'umusaza wenda uje gusaba umugeni ati uyu ni we musi, uyu mwana arabishobora, uyu mukobwa arabishobora, aracyari muto, gusa akambwira ngo courage, then nkabikora mfite ako confusion ariko nkagerageza kubikora neza. Nyuma rero ikintu cyamfashaga ni uko wa wundi wambwiye ngo arabishobora arabikora yambwiraga ngo wabikoze neza cyane, courage. Iyo uri muri ubwo bukwe bwa kinyarwanda, ni ikihe gice kunda kugeramo abantu benshi bakizihirwa? Igice nabyita nk'ibice bitatu. Hari igice cya mbere cyo kwivuga, ari cyo wanahereyeho. Yego, ari cyo nanahereyeho. Hari igice cyo kwivuga, ni nacyo cya mbere navuga ko gishimisha abantu cyane, kuko biba biri gutangira kandi mbese mu gutangira baba bibaza uyu mukobwa arakora iki, araza kuvuga iki. Icyo gice rero ntekereza ko ariyo mpamvu kibashimisha cyane, uburyo nivugamo mbona bose bibanejeje. Ikindi gice ni igice rero mpita nakira umusaza waje gusaba umugeni. Ntabwo ari njye umwakira ariko ni ukumuvuga, ndamutaka nyine bikabaryohera. Reka twinjize abantu mu bukwe nubwo tutaburimo. Nta basaza bahari, nta bageni bahari, ariko reka twereke abantu impano dufite, impano ufite, sibyo? Sinzi niba ngiye kuba umusaza kugira ngo turebe ko ntabwo turi bubatangize ubukwe, reka ntangire mvuga kuri uwo musaza waje. Ubwo njyewe mbaye umusaza cyangwa? Ubaye umusaza. Ngira umusaza. Ndakoresha akayihura. Data mubyeyi mwiza rero, mu kanya ubwo twari dutaramye ngeze gutya ngeraho narabukira, nyabutse ku marembo nabonye abasa n'abasatira umuryango w'umuryango w'ingenzi mu ngamba. Data rero umbonye umubyeyi kayihura ari utambutse arangaje isibo ngari, sinazuyaje kuko nasanze ari inshuti ya data. Mubyeyi kayihura nkundira uzamura ikiganza ndamutse nanjye ngo usuhuze. Derukana kera nkiri akana gato cyane, ukinoza muri rya toro ry'abato batari gito, ngo nzakure nitwa indatwa. Mubyeyi kayihura narakuze navuye mu mwari mwiza wamye ubereye umuryango kandi uzira umwaga. Ndakwiziye sugira cumu rivusha inkuba ya Rwanda, wicare wizirwe n'izimfura mwagendanye. Iwacu umutekano ni wose ntiyageranye igitera ku rugamba, mbangutse gusumbya ndabaga ndatabara. Murakagira Imana n'u Rwanda kandi urakagwira mubyeyi. Urakagira Imana n'u Rwanda. Hanyuma Fina, umuntu ashobora kwibaza ibibazo byinshi. Watubwiye uburyo watangiye utazi ko bino bintu uzabikora, abantu bakakubwira bati ufite impano kandi wayikoresha. Uyu munsi ukurikije uko watangiye, impano yawe uri kubona iri kugera he? Ese wifuza kugera hehe? Ntabwo ukuntu nabitangiye ariko bikimeze, ni ibintu byagutse kandi binejeje cyane. Ni urumva gutangira ikintu abantu bamwe batabyumva ariko bakaza kubyumva kuri rwa rwego, uba wicaye kumva umuntu araguhamagaye, mfite ubukwe ndashaka kumfasha. Ni ibintu biba binejeje rero, kumva ko hari ahantu byavuye, hari n'aho bigeze kandi bigikomeje. Mba numva rero ari impano ikwiye kwaguka kuri njye, kandi si bibe no kuri njye gusa, kuko nabonye hari n'abandi bakobwa babikunda, bakunda kumbwira turabikunda, twebwe wadufasha iki. Numva ari ikintu cyakaguka kuri njye ndetse no ku bandi, cyane cyane abakobwa. Wabafasha iki abakobwa ko babikoze? Ubasubiza iki?
abakobwa mbasubiza ko already yambajije ngo ko nakunze ibintu ukora kugira ngo mbikore njyewe nabigenza gute, nacamo iyi nzira. Ndamubwira ngo icya mbere nimba ubikunda ukaba ufite ubushake usabwa kubyiga kugira ngo ubimenye. Umuntu abyiga ate? Kubyiga ntago nzi nimba hari ishuri rihari ribyigisha. Nkuko nabikubwiye nigishijwe n'umuyobozi witwa Rugwiro, niwe wanyigishije, atuye Nyamata, yansangaga mu rugo akanyigisha. Kwiga rero ni ugufata umuntu ukora uyu mwuga uwusobanukiwe, uwumva cyane, akaba yakwigisha. Uramwegera mukaganira. Akwigisha iki? Akwigisha Ikinyarwanda se? Akwigisha uburyo bwo kwivuga? Akubwira ngo bigenda gutya bikava bikagera? Akwigisha nk'uwakwigishije we ibyo wibuka yakwigishije? Yakwigisha bitewe n'icyo ufite. Njye yanyigishije bitewe naho ndi. Wari uri he ajya kukwigisha? Njye urumva nakubwiye ko nahoze ndi umusizi, mvuga imivugo, ibisigo, nkandika. Nari umuntu ukunda kwandika cyane, kumva ijambo ryo mu Kinyarwanda rishyashya nkahita ngira amatsiko yo kuribika, kumenya icyo rivuze. We ikintu yanyigishije rero ni step, uburyo ubukwe buyoborwa, uburyo buri kintu gikurikirana n'ikindi, kuva ubwo butangiye kugeza ku musozo. Akanyigisha akambwira ati genda wicare ukore, wenda abasaza barinjiye urabigenza gutya, then njye nakoresheje Ikinyarwanda cyanjye. Rero hari n'ushobora kuza nta Kinyarwanda, mbese n'ubushake n'urukundo abifitiye. We rero icyo gihe urumva uzahera kumwigisha cya Kinyarwanda, kumufasha kuba yakura ya magambo, yakura nabyita bisa nk'umuvugo cyangwa igisigo, kuba yateranya mu magambo kugira ngo abashe kubyara ijambo ryiza, kuba yabasha kumenya amagambo ari bukoreshe mu muhango w'ubukwe cyane cyane, gusaba no gukwa niho buriya akenera Ikinyarwanda gikomeye. Hanyuma buri wese mu mpano ye cyangwa se mu rugendo rw'ibyo akora akunda, iyo yabitangiye akabikora rimwe kabiri gatatu, aba afite ikintu cyamunejeje akavuga ati uyu munsi ntabwo nzigera mwibagirwa. Ni ikihe kintu cyakubayeho uri muri aka kazi ukavuga uti iki kintu ntabwo nzakibagirwa? Ikintu cyambayeho ntazibagirwa ni igihe hari igihe nagiye gukorera i Rubavu. Ubwa mbere nari ngezeho narumvaga nkumva ngo ni ahantu heza. Ikintu cyanejeje cya mbere ni ukujya gukorerayo. Najyanywe n'abasaza babiri bari bafite ubukwe bw'umukobwa wabo. Nyuma baza kumuza n'uwo mukobwa nabo bahari, ariko umusore ntiyabyumva ati njye mfite musi wanjye agomba kunkorera reception, ubwo mwebwe mwakoresha wanyu muri doti. Ikintu cyanejeje rero ubwo bukwe naragerageje uko nshoboye kuba nabukora neza bugezemo. Uwo musore yarishimye, ababurimo barishima, nyuma barambwira ngo iyo tubimenya tukagukoresha no muri reception. Byaranejeje uwo munsi nyine, yari inshuro ya gatatu mbikoze. Urumva ku nshuro yanjye ya gatatu abantu babikunze ku rwego ruri hejuru. Ndavuga ngo iyo mbimenya wari kumfasha no muri reception. Iki kintu cyaranejeje cyane, kuba nta muntu wigeze amenya ko aribwo ndi gutangira, aribwo ibyo bintu ndi kubitangira. Byaranejeje. Noneho ndabizi iyo umuntu agiye kubaza abantu benshi nko ku kintu cy'amafaranga biragorana, sibyo? Reka twe kubaza wenda yo uyu munsi iyo umuntu mwumvikanye gukora akazi ayo aguca, ubukwe waba warakozemo ugakoreramo amafaranga menshi, ni ryari? Ku myaka yawe wari ukiri mutoya, wambwiye kuba bitangiye ufite imyaka 18, igihe wafashe ku mafaranga menshi kubera ino mpano yari yarangaye, niba nta banga ririmo? Nubwo bukwe bw'i Rubavu, icyo gihe nkuko nabikubwiye ni ku nshuro ya gatatu. Ntabwo ndi bubigire ibanga cyane. Nakoze dote yonyine yari amafaranga 150. Ijana na 150. Bivuze ko uyu munsi umaze kugera ku rundi rwego, uri mu bakobwa b'abakire Kigali ifite. Ariko reka tubikore, wenda si ngombwa ngo tutere abantu ubwoba, ariko uyu munsi nk'umuntu waramutse arebye kino kiganiro akabikunda se, wavuga igiciro se, amafaranga wamuca, cyangwa tumusigire nimero? Igiciro n'amafaranga tumusigire nimero basi kugira ngo ibyo birashoboka kuba twamusigira nimero. Ntabwo navuga igiciro n'amafaranga, kuko uyu munsi Emma naza ntabwo ariko Claudine azaza nkamwakira. Habaho kunegosiya, kuganira, kumva umuntu. Iyo twumvikanye rero turakomezanya. Which is good. Noneho
ikindi kintu cyiza wenda muri kino kiganiro n'ubundi n'ibindi biganiro tuzajya dukora ni uburyo bwo gutuma n'abantu tuganiriye gutya dukora uko dushoboye abantu nyine babakunze bakamenya ahantu ibikorwa byanyu biri, aho bagukura, aho bagusanga, yaba ari contact, yaba ari platform zawe, social media zawe. Ese nk'umuntu wakunze ibyo ukora yabibona he, yakubonaho uyu munsi, kuyihe contact se, kuzihe platform, niba ukoresha Instagram, niba ukoresha Twitter cyangwa se X cyangwa se Facebook, umuntu yakubona ate kugira ngo na nyuma y'iki kiganiro babashe no kugukurikira ku giti cyawe? Nkoresha Instagram ni MC Fina, cyangwa se ukandika Delphine Tumukundi, cyangwa MC Fina Kundi. Yego. Contact atari kuguhamagara ngo bakubaze ibindi bintu by'akazi gusa. By'akazi gusa. Contact y'akazi. Ni nimero ya telefone ushobora kumbonaho mu bijyanye n'akazi ni 079 439 645 2. Iyo nayo ni nimero wambonaho. Na Facebook ndayikoresha ni Fina Tumukundi. TikTok nayo ni MC Fina cyangwa se MC Tumukundi. Noneho kubera ko turi gushaka kugaragaza impano cyane kurusha uko twavuga ibyo dukora kugira ngo wenda hano hanze hari abantu bizera ari uko babonye. Hari akantu watubwiye ko mu bukwe hari ibice bitatu uyobora abantu bakizihirwa cyane, sibyo? Hari kimwe watubwiye cyo ku musaza, ikindi gice wumva wibuka neza ku buryo umuntu yacyumva akavuga ati ibi bintu kuko umunyabifite gahunda ni ikihe? Ni igice cyo guhamagara abasore ndetse bamara kuza. Urumva mu bukwe mu gusaba no gukwa hari uburyo umusore aza ariko akahita yicara inyuma, hahandi inyuma, mu buryo bwo kugira ngo mbese ntago yaje kumviriza ibiganiro by'ababyeyi. Nago mu muco nyine byemeye ko aza kumviriza ibiganiro by'ababyeyi, araza agahita yicara inyuma, ubwo biba bisa nkaho icyo gitaramo kiri kuba atakirimo. Rero iyo abamaje gusaba gukwa byose habaho gutumiza umusore. Icyo gice nacyo rero ni kimwe mu bice bijya binezeza abantu, ukabona nyine birabashimishije. Mu kanya narindi umusaza, noneho ugiye kumpamagara mbaye umusore. Ntabwo ndi bwahamagare, ubwo ndamagara abasore nubwo tutari kubareba ariko turabahamagara nk'abareba. Habaho rero guhita kumuhamagara then nkahita mwereka umusaza wa muntumye. Nicyo tugiye gukora. Yego. Nuko rero basore beza bakwiye u Rwanda, mwe mukwiye kwitwa bakwe ba data, mwe mwamukwera akabakosha nta kinego, munyemerera aho muri mwimburuke mu byimbo mwigire ejuru, hanyuma nimugera hano imbere y'uruhango mboni nanjye ndaza kuza kubabwira. Then bamaze kuhagera twihute. Data mubyeyi mwiza rero, aba basore ndabitegereje ubwo bazaga batambuka gitore, bose uko bari bitwaje inkoni z'ubutore, ariko data mubyeyi mwiza unkundire, mbonye muri bo harimo babiri basa nk'abitwaje ishyimbo z'ubutware. Data mubyeyi mwiza, abasore nkomeje kubitegereza nsangana abasore b'uruti rutari ruto, nsanze ari abasore batatu ruteri ngo barimo amatuza, n'abasore basa bose nawishwe n'isaro barimo, ikimenyimenyi data bose baje bambaye impuzankano zikannye kimwe, ndetse bose bambaye na sandari kugira ngo hatagira uza kwibeshya kamone yabo ateye nka tangawizi. Data mubyeyi mwiza, aba basore uze kuza kunkundira, mbasabe kugira ngo umusore wasabye ababyeyi ko baza kumusabira umugeni muri uyu muryango abasumbye intambwe atere ebyiri igiye imbere, maze nahagera nanjye ndaza kuza kubabwira. Dore ngo uyu musore ukwiye kwitwa umukwe wa data, ngo uyu musore amasoso n'uruhango ruhaneka, ngo uyu musore uzigira utari umwiga mu kumasha, ukagaragara arabangutse cyane ni nkisha, data mba nkwambuye ndabona kumwakira nk'umukwe w'umuryango nta cyasha. Fina, urakoze cyane. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, ni ubuhe butumwa wagenera abana cyane cyane b'abakobwa? Hari igihe umuntu aba akiri muto akavuga ati njyewe ninkura nzaba umuganga, ariko yagera igihe inzozi ze akabona ziri guhinduka, akabona hari ibindi bintu yajyamo, ariko wenda akahura n'imbogamizi zitandukanye. Nk'aka kazi by'umwihariko hari abantu bashobora gutekereza ko ari ak'abasore gusa cyangwa se abagabo. Ni ubuhe butumwa wagenera abakobwa bisanga bafite urukundo rwo gukora akazi nk'aka ariko abantu batabamenyereyemo, bagacibwa intege n'abantu bababwira ngo ibyo si ibyawe ntuzanabigerageze? Ntabwo njya kure, ndababwira nk'amagambo nk'atatu. Icya mbere ni ugutinyuka, guhaguruka ukagerageza. Ibyo bagucamo intege bakubwira ngo ntabwo ari ibyawe, ni akazi k'abagabo, ntabwo wagashobora, tinyuka mbere na mbere.
nurangiza uhaguruke ugerageze cya kintu. Ntekereza ko mu kugerageza ariho haturuka ubushobozi, kandi mu bushobozi havamo ikintu gikomeye, aricyo cyo kuba wa muntu ushaka kuba we. Natinyuke, ahaguruke, agerageze, ndabizi ko abishoboye.